ngiye nemera yuko abakobwa bacu bashobora gutuma u Rwanda rubi igihangange muri Afurika tugafata Afurika yose tudakoresheje intwaro dukoresheje abakobwa. Iyo politike yanjye ni mushaka muyemeje gisobanure kuko reka gisobanure ubyumva akagira ngo ni bya bindi bya human trafficking gucuruza abantu. Ibi ni ibitekerezo byanjye nta n'uwanabinziza. Nemera yuko kuba u Rwanda rwarateje imbere abagore mu nzego zose tukaba dufite umugisha kuko dufite ababyeyi beza. Abakobwa b'u Rwanda bose mbita ababyeyi. Uyu munsi ndaza kubwiza ukuri yuko abakobwa bacu nta barriere ihari, bashobora gutsura umubano n'amahanga n'ibihugu bitandukanye. We buryo harimo abantu birira batuka baba slay queen, ariko ngiye mbafata nk'abantu bafite agaciro gakomeye mu bubanyi n'amahanga. Bagomba guhiga bakabatumenye ku rwego rwo hejuru bakigirira icyizere aho basohoka rero ba networkinga n'abakomeye kuko ibihenze kuko urumva abantu networkinga nabo n'abantu bashobora kugira icyemezo mu bihe bizaza mu bihugu byabo. N'abana ba ministre n'aba general n'abacuruzi bakomeye. Ubwo so urabona u Rwanda atarimo kurwagura bariya abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi bazaba basempatiza b'u Rwanda. Uretse noneho byaba byiza kurushaho niba babyarimo abana icyo gihugu tugifate. Gira abayobozi b'abanyarwanda mu bindi bihugu n'ikigiye barenga urwo rwego rwo kuryoshya banabyare ashinga imizi. Itegeko ry'u Rwanda riri clair ditwemerera kugira ubwene gihugu buri umwana uvuka ku Nyarwanda uwo ngo bari umunyarwanda. Utegereza rero Nigeria ubutaha we riyobowe vice president w'umunyarwanda uvuka umunyarwanda. Icyo kintu muracyumva guteze